ririya jisho mwabonye rireba nk'abashinwa ni itafari bamukomye ujya ubivuga mwana ujya ubivuga bari gukomeye ku ishuri jya ubabwira ko wikoreraga igitebo cy'ibidiyo ku gishabiro ibishabiro murabizi hari inyama z'akabenzi aho za zindi zitari iz'imbere z'umutuku hari izindi z'umweru ushyira ku ikarayi zikibyarira amavuta bariya bakoragamo akarivu zamurana niba barashyaga ariko mwarashyaga numbaze ujya ubivuga ni wowe nahamagaye uri umugaragu wanjye natoranije oya ntukihebe kuko ndi kumwe nawe nzajya ngukomeza kandi nzajya ngutabara oya ntukihebe kuko ndi kumwe nawe nzajya ngukomeza kandi nzajya ngutabara ntukihebe Imana irakuzi ntukihebe Imana irakuzi cyane mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza abantu barakuvuga abandi nabo bakagusebya cyane ariko ntacyabuza umugambi w'Imana gutambuka umuriyo rukomeye ruba rugiye kurangira ariko ntacyabuza umugambi w'Imana gusohora umuriyo rukomeye ruba rugiye kurangira ntukihebe Imana irakuzi ntukihebe Imana irakuzi cyane mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza abari muri Yesu n'abakire ubukire bwabo ntibuzashira 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 bahorana umunezero abari muri Yesu n'abakire ntacyo bajya babura ubukire bwabo ntibuzashira kwizera ko mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza Shuti mukunzi w'Ishangiro Radio TV na mwakunzi w'Ishangiro Focus TV uyu munsi rero ku itariki ya 23 nibwo turimo tukubwira inkuru ibabaje cyane ndetse ibabaje cyane by'umwihariko Pastor Niyonshuti Theogene waruzwi ku izina ry'Inzahuke
waruzwi ku izina ry'inzahuke uyu munsi by'umwihariko ku ijoro rishyira ku itariki ya 22 by'umwihariko ijoro rishyira tariki ya 23 ahagana saa 5 z'ijoro nibwo uyu mushumba waruzwi ku izina ry'inzahuke avuye mu mubiri akoze impanuka aho yari arimo ava mu gihugu cya Uganda agakora impanuka by'umwihariko imodoka yari arimo igonganye n'indi kampani indi modoka yitwa Simba. Biragaragara rero yuko ari ikibazo gikomeye cyane mu rubyiruko rw'u Rwanda, mu bana b'u Rwanda. Tubuze umuntu w'ingenzi, umuntu rwose wabwirizaga ibibwirizwa by'inkoramutima by'imbamutima ku buryo abato rwose reka mvuge ngo hari icyo yarabamariye gikomeye mu buzima bwabo, kuko yari umwe mu bapasitoro babwiriza urubyiruko rukabyumva rukabisobanukirwa neza. Byumvikane ko rero tubuze umuntu w'ingenzi mu buzima, tubuze umuntu wari ukenewe mu buzima, tubuze umuntu wari ufitiye akamaro kanini igihugu, wari ufitiye akamaro kanini Afurika. Uyu munsi tuvugana rero Theogene yasinziriye, ndetse by'umwihariko bamwe bagiye bavuga bati ntago ari byo, abandi bati nibyo. Oya, ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bivugaho, yaba ku ishangi.rwa ugiye urabibona, ugiye ku gihe.com urabibona, ugiye kuri Kigali Today urabibona. Mbese mu by'ukuri Theogene yasinziriye ntabwo ari ibinyoma. Gusa uyu mupasitoro yari umupasitoro ukenewe mu gihugu cy'u Rwanda, yari umupasitoro ukenewe muri Afurika, yari umupasitoro ukenewe mu muryango nyarwanda, muri sosiyete nyarwanda, kuko yatangaga ibyigisho bizima, ibyigisho bifite icyo bimariye abantu benshi. Mu by'ukuri rero tubuze umuntu w'ingenzi, tubuze umuntu w'agaciro mu buzima bwa muntu, tubuze umuntu w'ingenzi. Tuvuze ngo ni intwari ntabwo twaba tubeshye. Uyu ni umuntu w'ingenzi, ni umuntu wari ufite icyo amaze mu buzima. Reka mbabwire ngo duhombye umuntu w'ingenzi. Gusa reka tuvuge ngo tuzamubone, reka tumusabire kuzamubona mu gitondo cy'umuzuko. Mu by'ukuri abantu bareba ibigaragara ariko Imana ikareba ibitagaragara, ariko reka dusabe gusa kugira ngo tuzamubone mu gitondo cy'umuzuko. By'umwihariko tumubone rwose turimo dutemberana ku nyanja y'ibirahure, kuko ni umuntu w'ingenzi. By'umwihariko dukeneye abantu nk'aba ngaba, igihugu gikeneye abantu nk'aba ngaba. Ariko nyine abeza ntibaramba, birumvikana. Abeza ntabwo bahoraho, birumvikana. Birashoboka yuko wenda tuzabona undi ujya kumera nkawe ariko azaba atari we. Mu by'ukuri rero tubuze umuntu w'ingenzi, tubuze umuntu wari ukenewe muri iki gihugu cy'u Rwanda, tubuze umuntu w'ingenzi wari ukenewe mu bukristo bw'iki gihe. Tubuze umuntu w'ingenzi, reka tuvuge ngo reka dutegereze aheza ni mu ijuru, aheza ni mu gitondo cy'umuzuko. Theogene aheza ni mu gitondo cy'umuzuko. Theogene by'umwihariko wakoreye Imana mu bushobozi wari ufite, wakoreye Imana mu gihe wari ushoboye kubikora, wakoreye Imana mu gihe wari ubishoboye, mu gihe cy'inzitane cyari gikomeye. Theogene rero turagutegereje mu gitondo cy'umuzuko, tugejeje kuzongera kukubona amaso ku maso, tugejeje kuzongera kukubona amaso ku maso. Papa wo mu ijuru arakuzi, by'umwihariko yagukunze kuturusha, ni nayo mpamvu yemeye ko agusubirana, yemeye kugusubirana. By'umwihariko reka dutegereze, by'umwihariko igitondo cy'umuzuko, reka dutegereze uko bizaba bimeze. Nubwo bigoye kubyumva, nubwo bigoye kubivuga, byabaye. Ariko inshuti mukunzi Ishangi Radio TV namwe wakunze Ishangi Focus TV, abanyarwanda mwese muri rusange, abatanzania, abarundi, abagande, ndetse by'umwihariko na buri muntu wese waruzi Pastor Theogene aho muri hose mu bihugu bitandukanye, ni ukuri dukomeje kwihanganisha imiryango, umuryango asize, umuryango nyarwanda, amatorero ya gikristo yose, by'umwihariko yaramusobanukiwe. Ni ukuri Ishangi Radio TV, Ishangi Focus TV, Ishangi.rwa turabakomeje mukomeze kwihangana, kandi by'umwihariko reka tumutegereze aheza ni mu gitondo cy'umuzuko. Cyane mu gihe utazi nanjye nazi, Imana izakora imirimo n'ibitangaza.
mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza abantu barakuvuga abandi nabo bakagusebya cyane ariko ntacyabuza umugambi w'Imana gutambuka umuriyo rukomeye ruba rugiye kurangira ariko ntacyabuza umugambi w'Imana gusohora umuriyo rukomeye ruba rugiye kurangira ntukihebe Imana irakuzi ntukihebe Imana irakuzi cyane mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza abari muri Yesu n'abakire ubukire bwabo ntibuzashira 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 ubahora n'umunezero abari muri Yesu n'abakire ntacyo bajya babura ubukire bwabo ntibuzashira kwizera ko mu gihe utazi nanjye ntazi Imana izakora imirimo n'ibitangaza